Ndabaramukije kandi inshuti z'umusaraba za hafi n'iza kure niza wadaragarutse muri cya kiganiro cyitwa twibukiranye gusoma Bibiliya. Ndakomeje rero, amazina ni Zawadi, ndi umukristo w'itorero rya Bethlehem Church muri Ottawa. Nkunda gusenga, nkaba nifuje kugira ngo dukomeze. Ushize twasomye igitabo cy'Ibyahishuwe duhereye ku gice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, icya gatandatu n'icya karindwi. Uyu munsi tugiye gusoma ku cya munani kugera aho umwuka imbaraga cyangwa se igihe aho kibitwemerera kugeza. Uwiteka aduhana umugisha. Mbere yuko dusoma reka twongere dusenge. Uwiteka Imana nyingabo, turagushimye cyane ko wera, uri Imana ibera hose icyarimwe, Imana mbaraga, Imana ubushobozi. Ndagushimye, uri Alpha kandi uri Omega, uri Imana ishobora byose. Ndaguhimbaje, izina ryawe urera. Mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga duhamagaye kwera n'imbabazi, dusabye amaraso yo kutweza no kudutunganya. Turacyagarutse rero imbere yawe tugushimira kutwemerera kuba tugiye kusoma ijambo ryawe n'abazaryumva ribagirira umumaro. Tuguhaye karibu Data wera, tuguhaye karibu Mwuka wera, tuguhaye karibu Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo iki kiganiro gifasha abari kure n'abari hafi. Ijambo ryawe ricumite, rihinguranye, risenye, ryubaka ibifite umumaro. Urakoze Yesu kugira neza, tuguhaye karibu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Igitabo cy'Ibyahishuwe igice cyaho cya munani, ikimenyetso cya karindwi kimenwa. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya karindwi, mu ijuru habaho ituze nk'igice cy'isaha. Abamarayika barindwi bavuza impanda ndwi. Mbona abamarayika barindwi bahora bahagarara imbere y'Imana bahabwa impanda ndwi. Haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro, afite icyotero cyacuzwe mu izahabu. Ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera bose, ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ya ntebe. Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamukana imbere y'Imana n'amasengesho y'abera. Nuko marayika ajyana icyo cyotero, acyuzuza umuriro wo ku gicaniro, akijugunya mu isi. Hakurikiraho amajwi avuga n'inkuba zihinda n'imirabyo n'igishyitsi. Nuko ba bamarayika barindwi bari bafite impanda ndwi bitegura kuzivuza. Uwa mbere avuza impanda, hakurikiraho urubura n'umuriro bivanze n'amaraso bijugunywa mu isi. Nuko 1/3 cy'isi kirashya, 1/3 cy'ibiti nacyo kirashya, kandi ibyatsi bibisi byose birashya. Nuko marayika wa kabiri avuza impanda, ikimeze nk'umusozi munini waka umuriro kijugunywa mu nyanja. 1/3 cy'inyanja gihinduka amaraso. 1/3 cy'ibyaremwe byo mu nyanja bifite ubugingo birapfa, kandi 1/3 cy'inkuge kirarimbuka. Marayika wa gatatu avuza impanda, inyenyeri nini iva mu ijuru iragwa yaka nk'umuriro, igwa kuri 1/3 cy'inzu z'imigezi n'imigezi no ku masoko, cy'inzuzi n'imigezi no ku masoko. Iyo nyenyeri yitwa muravumba. 1/3 cy'amazi gihinduka apusinto. Abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yasharirijwe. Marayika wa kane avuza impanda, 1/3 cy'izuba na 1/3 cy'ukwezi na 1/3 cy'inyenyeri bikorwaho kugira ngo 1/3 cyabyo kijime, amanywa atavira kuri 1/3 cyayo nijoro. Nuko ndareba numva ikizu kiguruka kiringanije ijuru kivuga ijwi rirenga kiti, ni ishyano, ni ishyano, ni ishyano rizabonwa n'abari mu isi kubw'ayandi majwi y'impanda z'abamarayika batatu zigiye kuvuzwa. Igice cya 9, impanda ya gatanu ariyo ishyano rya mbere. Marayika wa gatanu avuza impanda, mbona inyenyeri iguye mu isi ivuye mu ijuru, ihabwa urufunguzo rwo gufungura urwobo rw'ikuzimu. Ifungura urwobo rw'ikuzimu, ruvamo umwotsi ucumba nk'uw'itanura rinini. Izuba n'ikirere bijimishwa n'umwotsi wo muri urwo rwobo. Mu mwotsi havamo inzige zijya mu isi
zihabwa ubushobozi bwo gukora ibyo sikoropiyo zo mu isi zibasha gukora, ariko zitegekwa kutagira icyo zitwara ibyatsi byo mu isi cyangwa ikintu cyose kibisi cyangwa igiti cyose, keretse abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Zihabwa kutabica keretse kubababaza amezi 6, kandi kubabazwa kwazo gusa no kubabaza kwa sikoropiyo iyo iriye umuntu. Muri iyo minsi abantu bazashaka urupfu, ariko ntibazarubona na hato. Bazifuza gupfa, ariko urupfu ruzabahunga. Ishusho y'izo nzige yasaga n'iy'amafarashi yiteguriye intambara. Ku mitwe yazo zari zifite ibisa n'amakamba asa n'izahabu. Mu maso hazo hasa n'ah'abantu, kandi zari zifite ubwoya busa n'umusatsi w'abagore. Amenyo yazo yasaga n'ay'intare. Zari zifite n'ibikingira ibituza bisa n'ibyuma. Guhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nko guhinda kw'amagare akururirwa n'amafarashi menshi yirukanka ajya mu ntambara. Kandi zari zifite imirizo nk'iya sikoropiyo, zifite n'imbori mu mirizo yazo. Zihabwa kubabaza abantu amezi 6. Zari zifite n'umwami wazo ari we marayika w'ikuzimu. Mu ruheburayo yitwa Abadoni, naho mu rugiriki yitwa Apoloni. Ishyano rya mbere rirashize, dore ayandi mahano 2 ari bukurikireho. Uwiteka akomeza atugirire neza. Impanda ya 6 cyangwa ishyano rya 2. Marayika wa 6 avuza impanda. Numva ijwi riva ku mahema 4 y'igicaniro cy'izahabu kiri imbere y'Imana, ribwira marayika wa 6 ufite impanda riti: bohora abamarayika 4 baboheye ku ruzi runini Ufurate. Nuko abo bamarayika 4 bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa kugira ngo bice 1/3 cy'abantu. Umubare w'ingabo z'abarwanira ku mafarashi wari uduhumbagiza 200. Umubare wabo narawumvise, kandi nerekwa amafarashi n'abari bayicayeho. Bari bambaye ibyuma bikingira ibituza bisa n'umuriro, noho na huwakinto n'amazuku. Imitwe yayo y'amafarashi yasaga n'intare. Mu kanwa kayo havagamo umuriro n'umwotsi n'amazuku. 1/3 cy'abantu cyicwa n'ibyo byago uko ari 3, ari byo umuriro n'umwotsi n'amazuku bivuye mu kanwa k'ayo mafarashi. Nuko akanwa kayo n'imirizo yayo ari byo byayabashishaga kurwana, kuko imirizo yayo isa n'inshira ifite imitwe, kandi niyo aryanisha. Nyamara abantu basigaye batishwe n'ibyo byago ntibarakihana imirimo y'intoki zabo, ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibishushanyo byacuzwe mu izahabu no mu ifeza no mu miringa, n'ibyaremwe mu mabuye no mu biti, bitabasha kureba cyangwa kumva cyangwa kugenda, habe ngo bihane ubwicanyi bwabo, cyangwa uburozi, cyangwa ubusambanyi, cyangwa ubujura. Uwiteka atugirire neza. Dusomye aho ngaho, reka tugarukire aho ngaho. Yohana